uwo munsi ndagwibuka bro. ubu ugiye mu mutezi nyine Ye. none se umva se kwara abajama numvise ngo bamanukayo wowe ugiyemo rero niyo mpamvu njya ibyo bintu ndabikunda rero cyane. Ariko ndanabitinya. ariko nyine icyo gihe wari wagiyeyo Dumba we the way uri muratinga bigaragare ko rwose wawuriye harya babyita byandike harimo ikimwe gifite isura imeze nk'umutanga yikaraze wagira ngo bashushanyishije kompa kuwa gatatu Kasuku abo bana niyunze nabo bakita ndetse nyine kiriya abo bana be sinzi umuntu muravuga abo bana niyunze nabo Kasuku ari icyana kimwe kigira isura imeze nka bashushanyishije kompa kiriya cyana Imana ijya kukirema kuwa gatatu yararebye aravuga ati no iki ngiki ntabwo nge nakirema urumva icyo gihe Satani yari akiri mu ijuru Imana itereza Satani boîte mathématicale iramwanga ngo genda ushushanya uruntu rw'urungumbiro uri aho ngaho iragenda ishushanya kiriya cyana harya bakita ndedu kandi urakizi n'igishuti cyawe reka kucyandika kuri kabyinda abo bana bari kucyandika muri comment bari kuvuga ngo ni cya buri kana ngo ni buri kana abo bana ndabatinya nicyo bita ngo buri kana kiriya cyana rero ikigore nagari Benzema because Jay yo mwimenyereza abagore none bari batumagira live mukazajya bakora ibintu bidafite umutwe n'amaguru ngira n'ibicuruzwa ariko Dumba ikintu kimwe ngewe nakubwira ni iki ngiki ibi bintu tubibayemo imyaka myinshi sibyo ibintu dukoze iki ibi bintu tubibayemo imyaka myinshi Kasuku subira binyo byamuvuze ibi bintu tubibayemo imyaka myinshi ushature kwarekeraho so wa mbere abaje kuvuga ibyo avuga just kugira ngo abone aba followers barabigerageje umuntu akaza akavuga ibintu undi akaza akavuga ibintu undi akaza akavuga ibintu ayo mafaranga baribwa bagiye bareka kuyatanga sibyo bagiye bareka kuyatanga none ngajya kumva nkumva umuntu ibyo ngibyo ntungire no kubimvuga abari transfer nta nubwo buyamukuye mu mufuka transfer ndagaze ukajya muri bank ugakora sale ibyo ngibyo umva ubwire mwana ibyo ngibyo ntungire no kubimvugishaho mwana jewe rwose banumva nyine mwana none Arli ni umuntu ukunda drama mu buzima uziko sinzi niba Arli ajya profitira mu bintu nk'ibyo ngibyo bro uziko nyine ashobora kugenda mwana agashimishwa no kumva gusigira ibyo bintu birimo biraba just ngo akaza ngaje gutanga ibitekerezo nta gitekerezo umuntu atanga ibitekerezo nta gitekerezo agira ndakubwiye umuntu akora transfer akaza karira abahungu bagira ukuntu ari borandikamo rwumva ngo wamuhaye akanyafusha urumva uwo mugore bate badanzimye Ace irimo iratuma navuga ngo munyumve kamadanzimye Ace uri kumva Dumba urumva nk'abo bagore baragenda bakicara bamara kwicara bakavuga ngo abagabo babanze none ngewe nunga umugabo n'umugore ngewe nta rugo ngira nanjye ngewe mfite inshingano zo kunga umugore n'umugabo nanjye rwanjye nta rugo ngira byaranze nawe byaranze oya none sindanagerageza kugira urugo najya kuvuga ibintu by'urugo se mbivugaho iki ngo ngiye ngo napostinze ngo ibintu ngo adashaka none najya gupostinga iby'urugo ndabizi
ndajya gupostinga iby'urugo nabizi tu ni nk'abantu Asuka bambwiraga ngo nta nk'abantu kintu bajyaga baza bakambwira ngo se ngo kutavuga ngo ku nkuru ngo ya Bishop Gafaranga ndajya kuvuga ku nkuru ya Bishop Gafaranga ngewe ukuntu abantu bo mu ngo barongoranamo ndabizi just umuntu akumva ko nyine buri ntago ari buri kintu njya cyose njya mvuga njye mvuga ku bintu mvuga ati ibi ngibi nibura nuwakumva nakozeho analyse yavuga ati kameme sibyo rata nibyo umuntu yavuga ati kameme ariko ndajya kuvuga ku bintu by'ingo ngenzi uburyo bubaka mu rugo nzi amasaha barongorera nzi umwenge barongoramo ngo Gafaranga ngo yageragezaga ngo wa kabiri none n'uwa mbere ndabuze urumva ari ibintu buriya kutiga ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane hari n'abantu wabumva ko njye ntabwo nshobora kuvuga kuri buri kintu kuvuga hari n'ibintu ntambuka nkagenda nta na idea nsize impamvu ngenda nta na idea nsize ni ukubera ko nyine hari ibyo mba mbona birenze ubwenge bwanjye ukajya kumva umuntu ngo ugiye kujya gusesengura ngo amategeko ngo icyo amategeko avuga ku manyoko amategeko wowe ushobora no gusanga uri muri iki tegeko ku kanya urimo aravuga ngo urimo arasesengura amategeko hari ibidasesengurwa umuntu ngo yatanze amafaranga none ngo ntibamupostingire ngo ibyo ashaka bagupostingire iby'urugo si ibyo ngibyo ukeka ko uwo muntu abizi iby'urugo bagupostingire mu cyobo muco muri aho ngaho nawe nawe ari aho uwo nawe ari aho ariko naramuhanye namenya atazongera ntabwo mwumvise muri audio arimo aratakasa ntumiwe ntabwo wamwumvise arimo arataka ntabwo njya nkina buriya jyewe dushobora gutera blague tugatera blague ariko nabona warengereye iyo warengereye je nubizi ko ngutinya urabizi ko ngutinya ntabwo njya nkinana nawe mu bantu ntinya njyewe ndagutinya yari ukuvuga ngo je nagiye kubona umuntu aragutinyutse mucomase ariko naramubitse nkamubwira ariko mucoma ushatse wagenda gake ndamubika akora video ya mbere abona byaryoshye akora iya kabiri abona byaryoshye akora iya gatatu abona byaryoshye noneho mbona abantu banjye barimo barambwira batariko Jay Squeezo wa mipango ndavuga ni kubw'abafana reka ngira utuntu nikorera uzi ko nari ntangiye kutagufana yabyihorere n'ukuri kw'Imana banabiretse ku bushake none se nujya wibuka igihe wasanaga byajyana harya babyita byandike harimo ikimwe gifite isura imeze nk'umutanga yikaraze wagira ngo bashushanyishije kompa ku wa gatatu kasukwa abo bana niyunze nabo bakita ndetse nyine kiriya abo bana bisizi ubu muravuga abo bana niyunze nabo kasukwa ari icyana kimwe kigira isura imeze nka bashushanyishije kompa kiriya cyana Imana ijya kukirema ku wa gatatu yararebye aravuga ati no iki ngiki ntabwo njye nakirema urumva icyo gihe Satani yari akiri mu ijuru Imana itihereza Satani boîte mathématicale iramwa ngo genda ushushanya uruntu rw'urungumbiro uri aho ngaho iragenda ishushanya kiriya cyana harya bakita ndedu kandi urakizi n'igishuti cyawe reka kucyandika kuri kabyinda abo bana bari kucyandika muri comment bari kuvuga ngo ni cya buri kana ngo ni buri kana abo bana ndabatinya nicyo bita ngo buri kana kiriya cyana rero uri kumva hari ukuntu Dumba wabizanye urabizana kuri platform kabisa birashokerwa bikajya bibona abantu baje kuri live bikavuga kigezaho nono kiranisanzura cyane sinzi ukuntu ariko abantu bakomeje kumbwira bati ko Jay Squeezo wa mipango ni we gasuku ni we nyoni ivuga mu nyoni uri kumva none koko waragiye uraceceka kuko ni nge nyoni ivuga mu nyoni ngira ngo urabizi barambwira ati rero ndavuga ntariko wa mugani ikinyoni kigurutse kitavuze ngo bakita icyana reka nce ruguru y'urugo mu rugo ari ahantu hera iboberi no hirya yaho akaba ari ahantu dufite imigano ikirimo irazamuka mba nciye agakoni gato k'iboberi ngira ngo wabonye ukuntu cyongeye kugaruka kuri live yawe kirimo kiraboroga
uzahana nicariye Mm. igihe cyari kimwe kirarira kuriya na nicariye mu musarani Dumba mu musarani direct nakuyona kakaboro ka kabiri kakaboro kagapfundikiye umusarani nyine kugira ngo umere nkaho wiyegereje nari nakakubwira no hasigaye harangaye cyane nibere mu musarani gake gake ndimo numva indirimbo za Kamariza icyana nkongera nkakibona none hari ahantu bera umugomo ukajya ukibwira ngo koko ngo nkongera nkabona Dumbura kirebye ngo koko se kikongera uzi ukuntu buri kantu yambwiye uzi ukuntu buri kantu yambwiye nicyo kigo cy'urusura se atuzi ukuntu buri kantu yambwiye nicyo kigo cy'urusura nyine wumva ukuntu yambwiye nyine ni wowe w'urusura ijya ndimo ndavuga buri kantu w'urusura nyine ega Dumba nawe ugira abashuti benshi hari uwo ufite ngo uhora avuga ngo nyina ngo arafunze hari ugira ngo ni buri nguni buri kantu ntabwo nyamenya abashuti bawe nyine bari nyine uwo ngo wabikubwiye ni umwe w'urusura Dumba uretse gato kabaza nitabuye uretse Dumba murambehereza ndimo na uri murambihiriza ntabwo uri muravuga nyine urumva nk'ibintu ugiye abo bagore baragutesha umutwe mwana nyine barakomeza baguhamagare baraguhamagara bikomeye ngaho uretse tuza kuvuga reka manze mbera ife ngaho okay nko abo bashiti bawe barakomeza baguhamagara bagutesha umutwe bakunda live nka ari rwose bararimo urumva wamupfubiranye rero no kumupfubiranye kuba nyine utakomeje kumuha platform ngaza baba mutora imboga mu menyo ari reka ngume hariya hasi ni inshuti yanjye ndamukunda cyane ariko ni inshuti ya WhatsApp ni ukuvuga ngo kuri mutandao wa kijamii ntabwo umushaka ni inshuti yanjye ndamukunda ari ndamukunda cyane ariko tuzajya tuganira WhatsApp ako plus 250 Canada umukire namubuze ari umukire bari plus 250 Canada umukire bimeze bite ko nta kintu murambira urumva uwo arazaguma wumvise ibintu bya Kalifani na Marina biriya nibyo mba niteze rero mu bahanzi nyarwanda nuwo nta muhanzi nyarwanda ugira ubwenge n'umwe ubaho ngaho uzangire kugira ubwenge mu bahanzi nyarwanda niba ushobora kugenda uri hari umuhanzi ngo ndaje no nkire ibintu byanyu byose hanze uri umuhanzi ibaze nyine kugira ngo uri umuhanzi ngo ndarekire ibintu byanyu byose hanze nyine wunguka iki wafite amaji ngira ngo arimo ari influencing Kalifani nyine bose bizarangira baje kuri YouTube batangiye kujya baba blog Kalifani bose bizarangira baje kuri YouTube bro
umuhungu wanjye wa rifani ko numva ntabwo uri focus uziko ntabwo uri focus sinzi ibintu uri mube uziko urimo uravuga ibintu usubiramo ntabwo ibi uravuga iki ntabwo urimo ufite ibikuteri mu matwi ibintu urimo urumva mu matwi ntabwo uri focus urumva warangaye ukavuga ibintu ukongera ugasubiramo ngo ntabwo uri focus ye ntabwo uri gufokasinga reka murabe kutegereje ntabwo ndi focus reka mfokasinge noneho nibyo mvuga nyine ndimo ndarega gasuku ukunda kurya ariko kubera iki wafushe oya ngiye mfitanga amazi urumva ndi kuri regime kuko urumva urumva mfite urugendo ku munsi w'ejo so ntabwo nshobora kuba narya ibintu byinshi cyane hari igihe usanga umuntu yariye ibintu byinshi cyane ugasanga harimo na bimwe uriye ugatumba wari wajya kurya akana noneho ugahita kakubwira ngo noneho mu gihe kirimo muraciringa bimaze kugera nka 8 z'ijoro kagahita kakubwira ngo ndikumva natumbye uri kumva natumbye salamu Lucky Nzeyimana komera cyane Lucky ni umuntu w'umugabo cyane ukajya kurya akana kagahita kakubwira ngo ndikumva natumbye noneho ikintu cya mbere bita n'imagine bitabandi buriya karimo karasoroma udusuzi twinshi buriya akanda kabyimbye kameze nk'agatwite ako kanya ikintu nkora ni kimwe ngo ukubita inote y'ibihumbi 2 ugahita utaha n'akamoto waba utaha i Kanombe turi nka za Nyamirambo ugahita wiyongereraho senyusi vuba vuba niko nkora hari akana kigeze kuza kazi wanjye katumbye kumbe gatumbye umutezi ako kana si ubwa mbere bavuze uwo munsi ndawibuka bro ubu ugiye mu mutezi nyine none se umbaze kwara amajama numvise ngo bamanukayo wowe ugiyemo rero niyo mpamvu ibyo bintu ndabikunda rero cyane ariko ndanabitinya ariko nyine icyo gihe wari wagiyeyo Dumba we the way uri muratinga bigaragare ko rwose wawuriye bigaragare ko wawuriye ibintu bizica abagabo ni byinshi my friend waraburiye umwe wa mutezi w'amezi 6 hari ukurya hari no kunywa wari umutezi w'amezi 6 my friend Ewana karampamagaye kavuye no ku Gisenyi man uzajya wigendesera uri i Kigali ariko ngabajama ngo ku munsi wa mbere iryo joro utangira kujya ugenda ku musarani ngo ugatabaza bro urarira ugafata ball like this ukarira ukayinginga ugafata ball yawe ukayinginga ukayira ndakwinginze mbabaruzire kure maruzire kure none wahamagara ibiniga bimwe bikambwira ngo ndashaka urukwi ngo kubite reka nyine
namagaye Arafat Kaboyi arambwira ati wa muhungu we shaka urukwi kubita. none se urukubite yashyutswe itarashyuka Uyu nyiri ugiye kunyara. Ngo bamwe kugira ngo uzanyare bikunde ngo ushaka nk'urukwi kubita. dore rero ngutere story. Arafat Kaboyi arambwira ati shaka urukwi kubite, nawe ngo Arafat Kaboyi singiye kwikubita n'inkwi. Arambwira ati niba bikunaniye hamagara umuhungu witwa Mikrogene. Mikrogene mbese ni umuhanga w'umutezi. Uwo nguwo hari i Kigali. Niwe umenya byose, niwe umenya abantuza, niwe umenya abantuza. Baruki na bajuniye niwe bavura. Oya byose ayo mazina sinyavuze. Sigenge imwe se? Sigenge imwe? Icyo gihe Mikrogene bari baramwirukanye. Umva ngutere rero story yewe rero. Buri ukuntu checking umutezi cyangwa se ubundi burwara yewe ngira ga thermometre kanje ariko kari imike. Uri kumva? Buriya mu organe de sens tugira. Uri kumva? Organe de sens icyo isano. Mu cyongereza babyita organe de sens. Organe bantu muri ahangaha mutobare mutubwire muri comment ndajya ngo ndebe ko n'abantu badukurikira bazita sense organs. Okay, sense organs. Yes, sense organ de sense ngira izuru ryanye rirakora buriya bya hatari. Iyo turimo turaciringa n'akana kari aho ngaho keza bya hatari, turimo turanywa ububyeri n'ibiki, hari ukuntu nigusha ku matako. Uri kumva? Hari ukuntu nigusha ku matako. Muri ikinisho gahita wigira gutya. Nkahita nigusha ku matako y'umukobwa. Bro, ahari indwara hahita hahumura ku kanya nubwo yaba yambaye iki. Uzi ko ari byo? Noneho ngewe nigushayo nkahita nanitinzayo gake nzunguzaho iki gitwe cyanjye n'irijigo. Uri kumva? Nkamarayo iminota 2. Iyo maze iminota 2 ngaruka mvuga ni hano ni sawa. Nshagana nakinjirayo ikizimbabwe. Ariko iyo numvise gusa gahumuro katari keza. Ndakujijisha ngahita nkukubita inote y'Icyatanu. Nkakubwira ko hari umuntu uri muri amamagara. Buriya Lucky hari ukuntu Lucky yigeze kunyiza rimwe. Ari amamagara. Ari kumwe n'abakire njya kubareba ko ngiye burankunda abakire dumba wagira ngo barabindoze. Mu kuri kw'Imana bandoze gukunda abakire. Mana nyagasani. Ni indwara ndwaye nyine yo gukunda abakire. Nukunda abakire cyane ndabizi. Sinzi ko nzigera narekira iyo ndwara. None nakabarambwa atano dufite abakire. Noneho ahaboro twari twicaye. Nari nahumvise bitari ugasanga umukobwa arimo arahumura nk'isabune. Arimo arahumura nk'agasabune ka gifura. Ndavuga nti namusigiye inote y'Icyabiri. Namusigiye inote y'Icyabiri mitafata imodoka ndigende namonze gufata akamoto. Baguha ububyeri 3 unafata n'akamoto vuba. Icyo gihe ni nk'uko yanyu butari buyiryeho. Mitamubwira mucoma ngo uza kuza kuyizana maze kuva. Reka nkubwira ahantu hari umutezi Kigali. Uribuka akabari ka Brian aho kari mugatenga usa nkuzamuka mugatenga gutya. Umanuka gutya ugenda kuri Zion Temple. Mugatenga. Urabona? Aho hose huzuye umutezi. Oya hara nta mutezi uhari. Umva nkubwire. Sibyo? Hari akabari kabaga hari Rwandex. Nubu uri muri amabiri ubumanutse. Rwandex nyine Rwandex. The same direction. Bro. Hariya no mu ntebe gutya wakuru abakobwa basigaye bagenda batambaye amakariso. Umukobwa haguruka ku ntebe undi ahita yicara ahita ufata direct. Noneho buriya abakobwa giye buri kintu nkunda kubabwira batangira kujya bagenda na bleach urazizi. Bleach ntago bleach mu Gifaransa bagita eau de javel. Ukagenda mu gaspray n'akantu ko guhanaguza wajya kwicara ukabanza ugasprayinga na bleach ukableachinga wamara kubleachinga
noneho ukabona kwicara nubizi ko abazungu babigenza we ntabwo bizi ndabona bafite chemicals bakoresha chemicals bakoresha no mu maklabu nuko bigenda kugira ngo urabizi mbere yuko umuntu yicara barabanza bakaza bakadesinfecta siko bimeze na ariko Kigali umuntu avaho akabuno ke kakiriho kakinanukaho undi nawe agahita akicaraho direct hari aho twigeze kujya ntago ukabari ni bukavuge mu izina kuko bahita bavuga bahomba nubigerageze bahita babona agahomeje ariko bro nagiye muri ako kabari nicaye imita numva ibyarirandiye ibaze indwara ziri aho ngaho zishobora no gukurisha amabya bro oya ibya byanjye by'ibumoso ku gahande ko hepfo byarambiye numva rirakubise ngo ibya ryanjye by'ibumoso ku gahande ko hepfo byarandiye mu buryo bukomeye ndavuga na ahantu hararwaye ndavuga na ahantu hashobora kuba hari ibirwaye bamwita Jesquiza wa mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Hello? Hello? Oui. Ura. Naindi kuri live nimba nabatse nkaza guhamagara. Uri kumva du? None ibyariranya nkajya nicara bikaje ndimo ndarishima. Umujama ubizi ibyo bigahunda barambwiye ataho ngaho hari abakobwa bari bahicaye kare. Wumve no hari aho umuteza ujya ugatangira kuza ibintu by'ibisimba. Babigenda biwigolingamo gutya mu gasundi gutya ngo. Ariko uziko ibyo bintu bishobora kuba ari byo. Yes, abari mu bisimba biwigolinga bro. Habari mu utuntu turimo turawigolinga ngo. Bro, hari umutezi ufite ingufu. Dahatani. Ufite ingufu. None se ibaze, urumva? Umutezi uragenda ukarya umushino ukamera nk'igishirira papa. Ucumita mugikuramo gutya ko kanya. Yes. Ni direct. Bro. Biriseriye bana b'i Kigali. Umutezi urakaze. Noneho iyo turimo turavuga gutya kasi kureka abantu banze ben lighting iyo turimo turavuga gutya ntabwo tuba turashaka kuvuga ibintu by'ibishegu cyangwa iki ni mu cyayenye tuba turimo turabarabura ko hari umutezi. None ikibazo hari n'abakobwa urumva ahita akumva turimo turagana hino story gutya yuko umutezi umeze nabi n'ibiki byose nawo ngahita mera nk'ari maradufasha ngo abakobwa ngo ntabwo bajya biyitaho ngo n'ibiki kandi ubwo nawe ufite ukomeye cyane. Je muri abakobwa bose b'imihanda ninde wareba ukavuga ati uyu nguyu ashobora kuba afite umutezi? Mu bakobwa nareba nkavuga ngo afite umutezi baba bari ku mihanda abangaba Dumba kubera ko mu rugo nanjye tugira abakobwa hari igihe mberereka ku bakobwa hari igihe mberereka ku bahungu wenda nabivuga ariko ku bakobwa ndaberereka pe n'ukuri kwima uzi ko buriya jewe ntajya nashwana n'abakobwa nawe ujya nkunda gushwana n'abakobwa buriya rwose bazakubwire nk'abakobwa wenda twagiye turakururana urumva uzi ko buriya ntari nabwira n'umukobwa kuko njyewe iyo ntakigushaka ndyuka mu gitondo uri kumva ngahambira utwenda dore mafite utwenda tungana gutya uri kumva nkadushyira mu kambaraje ka senkani uri kumva icyo gusa makura ni imodoka yanjye umuhungu mangi uko niko abo mu gitondo tubigenze. warahindutse uzi ko wabaye umwana mwiza
ni ukuvuga ngo saa 10 z'ijoro n'iminota 3 n'amasegonda 6 nge mba nagiye umuhungu w'igikoni mba nagiye sinshobora kugutuka sinshobora kugira gute kandi noneho iyo nigereye nyine ndanaguhamagara mu gitondo nkakubwira ntibagutekeye breakfast n'ibiki byose nta kibazo ariko disi ntabwo ngibashije kuba nabaho hantu hari indi mirimo ngiye kuba ndimo noneho ujya gutungurwa nuko nka saa 5 saa 6 z'amanywa urumva mba nigereye nk'ibujumbura ariko ngira ngo wowe nta mutezi ushobora ariko wowe nta mutezi ushobora kurwara buriya njye umutezi ntabwo ngeze aho uba mugani wa nzovu kubera ugiye kureba aho uba ntabwo njya mpageza pe ni impamo ya mungu ntabwo njya mpageza kabisa ntabwo warwa ari umutezi ariko hari umuntu ureba ukareba nka DJ Pius abagikubitamo igitwe nkuriye ngo DJ Pius we ntureba DJ Pius buriya DJ umutezi wa musiga asa avuye n'igikoga gifite umutezi DJ Pius umutezi wa musiga umashaka kuneranya DJ Pius urimo ashaka kuneranya na Pius kandi Pius ntago turangurira muri circumstance runaka gusa ndabyumva njya mbyumva rimwe na rimwe nkumva ngo Pius ngo yagutayemo ahantu twari turi Pius ntagukunda Pius ntagira ndabyumva ndabyumva nyine bikangeraho ariko ntago ngewe ndambimwumva na ngiye ku giti cyanjye ntago ndamwumva nawe ndayabivuze